Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Slim Jesus Entertainment. Reka nongere nsabe n'ingingo utarakora subscribe. Nyamuneka iki nicyo gihe ngo nuva udakoze subscribe kugira ngo ubashe kugenda ubona ibikorwa byacu bya buri munsi bitandukanye, dore ko tudahwema kubategurira ibyiza kandi bibanyura gusa. Kora subscribe kugira ngo utazongera gucikwa n'ibyiza bitandukanye tugenda tubagezaho uko bwije n'uko bukeye. Muheto Bertrand aka Bitray aka Mr Landlord, umwe mu batraperi beza dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bitray ni umuhanzi nyarwanda wamamaye mu njyana ya Kenya Trap ndetse akaba ari umwe mu bahanzi bazanye Kenya Trap mu Rwanda. Ikindi kandi uvuze ko ari we mwami w'injyana mu Rwanda ni wabubeshye na gato, kuko n'ibikorwa byo akora birabigaragaza 100%. Kwamamara kwa Bitray kwahereye ku kavideo kagiye gatambara ku WhatsApp y'abantu batandukanye, aho abaririmba agira ati Shwida, dore ko ijambo Shwida ari nk'ikirango cya Bitray nkuko nabyivugira ko ari Mr Shwida. Ijambo yasobanuye mu binyamakuru bitandukanye ko yari kwe ku mubyeyi we babana akunda kwita Beyonce, dore ko anaheruka gusohora extended playlist yise Shwida. Umuhanzi Bitray ni umuhanzi wabarizwaga muri Green Fairy Music, ariko kubera kugumya gutsikamirwa cyane na Bushari The Trigger, dore ko Bushari ari we bagaragazaga muri Green Fairy bakerekana nk'aho ari we mwami, kandi mu kumenyekana kwa Green Fairy uwabigizemo uruhare kurusha abandi bose ari Bitray, dore ko Kenya Trap ikimenyekana intero mu gihugu cyose yari Shwida. Ntibyatinze rero umuhanzi Bitray urangwa n'ikinyabupfura cyinshi mu bikorwa bye byose yaje gutangaza ko yasezereye Green Fairy, akaba agiye kwikorana ku giti cye ndetse agashinga studio ye yitwa Ratio Music, ariyo yaje guhurizamo producer Dizzo Last, umuhanzi Trizy 96 ndetse na Climax Visual, itsinda rimufasha gukora video ze zose. Umuhanzi Bitray akimara kuva muri Green Fairy yatweretse ko koko nahahuriye na Bushari nk'uko yabivugaga, ndetse kandi guhera icyo gihe aharanira kuduha project nziza kandi agakora indirimbo z'amahiti gusa nk'iyaherutse gusohora yitwa Nicyo Gituma. Indirimbo iri mu njyana ya drill, ni indirimbo yamenyekanye mu gihugu cyose, kandi akaba ari indirimbo ngo yatumye n'umuhanzi The Ben ubwe yihamagarira Bitray akamubwira ko yamwemeje. Nta gihe kinini gishize ubwo Bitray yaherukaga gusohora EP yise Shwida, igizwe n'indirimbo 5 arizo Landlord, Nicyo Gituma, Buri Gihe, Imari ndetse na Oya. Ubu none agarukanye album yise Ratio izasohoka ku itariki 16 z'ukwa 10 mwaka 2020, akaba ari album izaba igizwe n'indirimbo 16 arizo Incabure ya Gucci, Nyakatsi ni Bendo, Ingobyi ya Benzi, Urunigi ni Drip, Ratio, Ruganzu muri Balenciaga, Rwabishingwe mu Gifime, Umukenyero wa Louis Vuitton, Igitebo cya Chanel, Rugoli na Vans, Linz mu Gacuma, Ikinyejana ndetse na George Bennett. Umuhanzi Bitray ni umuhanzi wita indirimbo z'amazina atangaje, ariko akaba azwiho ko ari umuhanzi utajya upfa kuririmba indirimbo zidatanga ubutumwa. Reka dutegereze album nimba ariko bizakomeza cyangwa se akaba afite gahunda yo guhindura umuvuno, ntawamenya. This is Slim Jesus Entertainment. Reka nongere nsabe n'ingingo ugeze hano bwa mbere utarakora subscribe, nyamuneka wiva hano udakoze subscribe, kuko kuduha subscribe yawe ni inkunga ikomeye, ndetse kandi no kudufasha nawe wifasha, dore ko bikorohereza kutazongera gucikwa n'ibiganiro byacu bya buri munsi tugenda tubahereza uko bwije n'uko bukeye. Kora subscribe kugira ngo dukomeze tugendane 5 kuri 5. This is Slim Jesus Entertainment.